hari inkuru iri kuvuga yuko ngo Loni irimo gushyirwa mu majwi. Bari kutubwira yuko ngo Loni yaravangiwe iyoborwa n'amarangamutima Bertrand Bisimwa ku bihano byafatiwe abayobozi ba AFC M23. Bertrand Bisimwa ni umuyobozi w'ihuriro wungirije AFC M23 ushinzwe ibikorwa bya politiki, diplomasi n'imiyoborere. Yanenze umuryango w'abibumbye uheruka gufatira ibihano bamwe mu bayobozi b'iryo huriro, agaragaza ko wavangiye kandi uyoborwa n'amarangamutima. Ibi rero yabigarutseho yifashishije konti ya X, aho yagaragaje ko gufatira ibihano uruhande rumwe kandi runubahiriza ibyo rusabwa mu rugendo rw'amahoro bishimangira ko Loni yataye umurongo. Ati mu gufatira ibihano uruhande rwonyine rwubahiriza ibyo rwiyemeje mu rugendo rw'amahoro rugamije kugera ku gisubizo kirambye cy'umwuka mubi, umuryango w'abibumbye ugaragaje neza ko wataye umurongo. Ati icyemezo cy'umuryango w'abibumbye gishingiye ku marangamutima, aho gushingira ku gukurikirana neza no gucunga mu buryo bukwiye urugendo rw'amahoro rugamije gukemura burundu imizi y'intandaro y'iyi ntambara. Ibi ni intambwe isubira inyuma kandi ishobora gushyira mu kaga urugendo rw'amahoro. Yagaragaje ko gushyira igitutu ku bagizweho ingaruka n'ibikorwa by'ivangura bishingiye ku moko ngo bave ku butaka bwabo ari ikosa rikomeye kandi rizagira ingaruka. Yerekanye ko ibyo bishobora kugira ingaruka ku kuba impande zihanganye zakomeza gukaza umurego, kwiyongera no kurushaho gukomera kw'ibikorwa by'urugomo n'ihohoterwa no kudindira ku rugendo rugamije kugera ku mahoro. Bisimwa yavuze ko politiki ishingiye ku rwango no kwivangura niyo yashyigikirwa n'isi yose idashobora na rimwe gutsinda ubutabera n'amahoro arambye. Ibihano Bisimwa yavugaga ni ibyo Loni iheruka gufatira umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga, Colonel Nzenze Imani ushinzwe iperereza n'ibikorwa bya gisirikare muri iri huriro, na Brigadier General Charles Sematama uyobora umutwe wa twirwaneho ukorera muri komine ya Minembwe hahandi iwanyu. Ni ibihano byafashwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano kayobowe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera muri Nyakanga 2026. Ntabwo Loni yigeze igaragaza impamvu kashingiyeho mu guhana Nanga, keretse kugaragaza ko ihuriro AFC abereye umuyobozi rikorana n'umutwe wa ARC M23 wafatiwe ibihano na Loni. Kuri Colonel Nzenze nta cyenda azira uretse kuyobora ibikorwa by'umutwe wafatiwe ibihano. Brigadier General Sematama we akazira kuyobora umutwe ushinjwa kwica abasivili, kwinjiza abana mu gisirikare no kujya mu bikorwa bihungabanya mu mahoro n'umutekano by'abaturage. Ibihano bya Loni bikubiyemo gufatirwa imitungo yaba iri mu bihugu binyamuryango, kutemererwa kubikoreramo ingendo ndetse no gutabwa muri yombi na polisi mpuzamahanga Interpol. Abandi bafatiye ibihano barimo ababarizwa mu mutwe w'iterabwoba wa ADF na FDLR. Abasesenguzi bagaragaza ko kuba AFC M23 ifatirwa ibihano ariko ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bihanganye ntihagire igihano gifatwa, bigaragaza ukubogama no gufata uruhande kandi bishobora kubangamira inzira y'amahoro irambye. Ngaye nguko ibi ngibi Bisimwa nibyo yavugaga, vuga ati mwebwe murimo murafatira ibihano abantu barimo kugerageza kuharanira uburenganzira bwabo, ahubwo barimo kubica bo kuri ruhande rwa guverinoma kabashimagiza bo ntimbo bafatire ibihano. Bigaragara ko Loni yamaze kuyoborwa n'amarangamutima, yafashe uruhande. Samo Bisimwa n'uburenganzira bwe kugira uko bitangaza, avuga yuko Loni ifite amarangamutima kandi nk'umuntu uvugira AFC M23 nta kundi yabivuga. Ariko nanone icyo umuntu yavuga nk'indi Loni urumva uko byagenda kose iyo impande zihanganye buri ruhande rushyirwaho igitutu kugira ngo ruhagarike intambara, kuko turabizi ntabwo AFC M23 yahagaritse intambara kandi leta Kinshasa ntiyahagaritse intambara. Ahubwo icyo turuza garuka Loni iki, ejo bundi twasomye inkuru tuvuga yuko ibihano
sibyo oni yagiye itanga umuryango w'abibumbye watanze leta z'ubumwe za Amerika zashyizeho byafashije iki kuba ibintu byo ntabwo bizabura kujyaho kuko ni imwe muri tekinike yo gushyira igitutu ku bahanganye kugira ngo barege abaremerega no kubacangamo akantu ko kubakanga bisimo rero nyine nta marangamutima ari mu nshingano zo kubivuga ko ntabwo bitse guhagarara ahubwo icyo tuvuga ni iki reka turebe ingaruka z'ibihano ingaruka ziri positive n'izindi negative ziraboneka M23 twose tureba yafatiwe ibihano FDR yafatiwe ibihano ndetse hari namwe bagiye bafata ibihano ariko kugiva icyo gihe ntabwo intambara yahagarara urugero mu bihano byo bitangwa bavuga yuko imitungo yabo igomba gufatirwa bakavuga yuko batemewe gukandagira ku butaka bwa bimwe mu bihugu bitanga ibyo bihano bakavuga ariko n'ubundi intambara taya still nirangire urumva abaturage bakakomeza bakicwa abahohoterwa bagakomeza guhohoterwa twarebye rero dusanga muri makeya mu bihano bafatirwa nta gisubizo kirimo gifasha umukongomani muri rusange ese kuri FARDC ho kuki nta bihano bafatira tuvuga ko ari nta makimwa nta kibazo na kimwe bagaragaza urumva nawe rero hari ibintu bibiri mujye bisaba gushyira mu bwenge M23 nayo irabizi n'ibihakana ni umutwe w'abarwanyi w'inyeshyamba sibyo FARDC ni igihugu cyemewe na Loni cyemewe ku rwego mpuzamahanga kiyo kirwana n'inyeshyamba ziba kigana ubusugire bw'igihugu kugira ngo bitagenda biteze budahura n'ibibazo igisirikare cy'igihugu kiri guharanira ubusugire bw'igihugu ushingiye ku byo uri kubona warubajije impamvu ntabwo urumva byanze bikunze n'iyi ntambara irangiye ababigizemo uruhare bagenda ntabwo bavuga ngo igisirikare cya FARDC cyose ngo byite igisirikari hari abantu bari personnel bwabo ku giti cyabo bashaka kuzabibazwa ariko reka tuvuge mu gihe ibyo bihano byagiyeho no twari tureba bikemura iki muri rusange hari inyungu tubibonamo niba umuntu afata ibihano ariko intambara ntirangire ahubwo iciro nyinshi gakaza n'umurego bizarangira bite iyi ntambara ibihano ibi bisimo ari kugarukaho n'ubundi ntavuga ngo ni uburenganzira bwe kwidekara akavuga aho AFCM turi ihagaze nubwo tubibona kuriya ibi bihano bishegesha AFCM 23 mu buryo wenda bushobora kuba buri indirect bita bugaragara aka kanya ku rwego mpuzamahanga bagaragara nk'abantu badashobotse none bisimwa abivuga kuriya ababona ari ibintu bibazonze ariko ku rundi ruhande kuba avuga yuko ibihano bifatirwa uruhande rumwe ku ruhande rwa FCM 23 kuri FARDC ho ntibifatwe erega biranazwi nako biravugwa none se bari abantu bo muri Loni bo nta mutima nama bagira cyangwa se nta ndabagira nabo ntibakeneye kwirira ndase kandi ejo muri sibwo twarimo tuvuga tuti none se Jean Pierre ndi ntabwo ari oni watekereza gute ko ejo muri sibwo twabivugaga bariya basirikare bo muri FARDC Kongo yabahaye iteroni ngo baze kuza hari yigo arega baje babyumvikanye na Mvetura nabo bari babyumviye Mvetura siyo niyemeza ko baza nyine ntabwo ari ikibazo cyabaje gusa n'ababohereje nabemeye kubakira nabo ni ikibazo twibazaga twarimo tuvuga ku kibaje n'indege ya Loni niyo yizewe yari yizewe ngo ikibazo nuko buri AFCM 23 twabonye ko ari ibiganiro bitangijwe kuzahuza abanyagihugu nibashaka kujya M23 nijyayo nizabatwara nayo ibiganiro bizabiri Kinshasa bazagenda mu ahubwo twabonye bazagenda mu Kinshasa batajyawe na Loni bazirwariza ari cyeze kubona Loni y'ubwayo yaje arabigeze tware irabaterera nazi uri kubyumva bivugwa ko hari ubu buryo Kisekedi donc mu yandi magambo ntabwo twavuga ngo ni Loni yose ahubwo bamwe mu ntumwa cyangwa se mu baderege bagiye hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagararira Loni hariya muri Kongo bivugwa ko bamaze kuba corrupted na Kisekedi ibyo akose nagashya ko ntago agashya ibi ni ibisanzwe akaba ari nabyo raporo tubona Loni isohora cyangwa se iyindi miryango nta maraporo baba bahawe nyine n'abo bantu bakavuga bati dushingiye kuri ibi ABCD
biragaragara yuko bimeze bityo ari nayo mpamvu wowe bajya ngo bahengamireze ku nyeshyamba uya bareba ukuri ku mpande zombi nk'ibyo Bisima arimo kuvuga ntabwo uyu munsi ushobora kuyumvisha yuko M23 ari AFC M23 aricyo kibazo ariyo kibazo yonyine hari ukuntu ibintu bimeze buriya rero guhengamira kuri Monisco ni nayo ribungabunga amahoro cyangwa ivuga ko igiye kugarurwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo buriya kuba bari hariya twagiye twibyumva kenshi n'uburyo bibona babifitemo inyungu hanyuma nibatabogamira kuri leta urumva ari nayo ibaha uburenganzira bwo gukora ku butaka bwabo babegamire ku nyeshya muri babiri zo gushobora ntabwo igimikira mu kuri ntabwo babogamira ikintu rero hari ibintu ngewe n'umuntu y'inama y'Ventura bareke kwirizariza urumva bareke ibyo kwirizariza nyine bafashe umwanzo nta mwe bafitiwe babeho kinyeshyamba urumva bakora ibikorwa bya kimuntu yewe nibyo navuga babeho kinyeshyamba bakora ibikorwa bya kimuntu kuko bizaba bigoye rero kwicara bavuga ngo nyabunanga ibingibi n'ubundi urataka ahubwo buri yutaka cyane nibwo umwanza gucishamo ijisho kumbi ibihano turi kubafatira birabababaje reka dushyireho ibindi nawe wari umuvugizi reka tubishyireho nawe mwese tubaheture tubashyireho igitutu mubireke ahubwo ni mushikame muhagarare muvuga tuti tugomba kurwana kinyeshyamba ariko abo turwanira bakabaho kimuntu nibyo ngibyo tukiri rero hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nanone ngo abasenateri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabye Washington kongera imbaraga mu gushakira amahoro Kongo n'u Rwanda ahandi hose amahoro yahabonetse amahoro yasigaye mu Rwanda n'abakongomani ho yarabuze honyine abasenateri 5 ubundi se ko bavuze ko abagabo bagiye baze banze ubyumve erega Trump bagiye kuvuguza umukuru w'igihugu yavuze ko yarangije intambara Jean Pierre aba bagabo nibyo twarimo tunavuga bajya baba abantu bafata impu zombi uri kubyumva bameze nka urunyaruvi uraruzi kamerewo uruvu nirwo rugera kuri runo rurabo rukihindura nkarwo rwagera ku kirere rugasana rwagera kuri no mikoro rugasa nayo ni ukuvuga ngo uyu munsi nk'uko wari umaze kubivuga baravuga bati amahoro uyu munsi sinzi ko n'ikibazo gihari cy'umutekano muke kiri ku Rwanda na Kongo ikibazo cy'umutekano muke kiri hehe kiri muri Kongo yego wenda baravuga ngo iyo umuturanyi arwaje ibinyoro ugura karago uragira ngo uranabyibuka ko igihe hari harimo hafatwa Goma harimo bashakaga kubyuririraho bohereza ibisasu mu Rwanda bamwe baranavugaga bati bwo nyine twarimo tubitera abo twarwanaga nabo bikarenga bikagwa mu Rwanda uri kubyumva uretse ko nyine bavugaga yuko ngo gahunda yari yo kurasa mu Rwanda aha rero ngo abasenateri 5 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bandikiye umunyamabanga wa leta Marco Rubio bamusaba gusobanura uko ubutegetsi bwa Amerika bukomeje gukoresha diplomasi mu gukemura amakimbirane amaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ibaruwa yo kuwa 25 Kamena 2026 abasenateri Chris Van Hollen, Tim Kaine, Cory Booker, Peter Welch na Jeff Merkley bavuze ko bakomeje gukurikirana ikibazo cy'umutekano hagati y'u Rwanda n'u Rwanda banibutsa ko bari barandikiye Rubio bwa mbere mu Gushyingo 2025 kuri iki kibazo bagaragaje ko nubwo amasezerano y'amahoro ya Washington yasinywe mu Kuboza muri 2025 agamije kugabanya amakimbirane imirwano yakomeje mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ko umutwe wa M23 wakomeje kwagura ibice ugenzura ibintu bavuga ko byatumye umubare w'abahitanwa n'imirwano ndetse n'abahunga ingo zabo ukomeza kwiyongera bashingiye ku makuru yatanzwe n'umuryango w'abibumbye n'inzego z'ubutabazi wa muryango twavugaga kubyumva muri iyo baruwa banagarutse ku bihano Amerika yafatiwe bamwe mu bayobozi b'u Rwanda muri Werurwe 2026 basaba kumenya niba byaragize uruhare mu kugabanya amakimbirane n'icy'ubutegetsi bwa Amerika buteganya gukora mu rwego rwo gushyigikira amahoro
uribuka abayobozi bafatiye ibihano bo mu Rwanda? barazi harimo General Kabarebe, harimo uyu usigaye ari Burasirazuba, ntaza kwibeshya ku maranka ye, ni Ruki Karusisi nawe harimo benshi. Basabye kandi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika gutanga ibisobanuro ku ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Washington, uruhare rwa Amerika mu biganiro by'amahoro ndetse n'ingamba ziri gufatwa mu kurinda abasivili. Ku ruhande rw'u Rwanda, guverinoma yakomeje guhakana ibirego bishinja gushyigikira umutwe wa M23, ivuga ko icyo ishyize imbere ari ukurinda umutekano w'igihugu, cyane cyane kubera ibikorwa by'umutwe wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa raporo zitandukanye z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zikomeje kuvuga ko hari ibimenyetso by'ubufasha u Rwanda ruha M23, ibyo Kigali yakomeje kwamaganira kure. Iyi baruwa igaragaza ko bamwe mu basenateri ba Amerika bakomeje gusaba Washington kongera uruhare rwayo mu gushakira amahoro akarere k'ibiyaga bigari, mu gihe ibiganiro bya diplomasi hagati y'impande zirebwa n'aya makimbirane bikomeje. Urumva? Za mpuguke za Loni zakomeje gushinja M23 gukorana n'u Rwanda. Uri kubyumva? Kandi twamaze kubona yuko izi mpuguke za Loni zibereye hariya ziri kwirira. Umva shari ko wajya hariya ahantu. Nawe ugiye ntiwabura kuri iki. Ugeze wafunga umunwa. Ugomba guhita ubona uruhande ubogamiyeho. Ndetse niba dufate nka Loni, niba bamuhemba amadolari wenda 5,000 n'urugero, ntabwo nzi umushahara ahembwa. Hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tshisekedi akabwira ati sha muze ndabakeneye ndabashaka. Sibyo? Ubundi muri Loni muhembwa ngahe? Uri kubyumva? Akakuvuga ati wenda duhembwa 5,000 buri kwezi. Wabakubita buri wese icyo twakwita nk'agahimbaza musyi, buri wese nkamwongeraho 10,000 by'idolari. Akabakubye kabiri umushahara wawe. Akabakubye umushahara kandi nawe umushahara wubona. Samo, ibi bintu tubona cyane cyane hagati y'ibihugu byombi, hagati y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakazamo Leta Zunze za Amerika, hakazamo umutwe wa FCM23. Inshuro nyinshi ni umukino ubona abanyamerika bakinamo, rimwe na rimwe ukibaza n'igihe uzarangirira, bikakuyobera. Ibintu by'ubuhuza byabanje biri ku ruhande rwa Afurika, harimo ibihugu bya Afurika. Ibi abantu rero agezaho aravuga ati ahantu hari iboro bira bintu wabibambura. Uribuka bajyayo abayobozi bo mu Rwanda, hakajyayo bo muri Kongo, uribuka kuri ya nyubako ngo ni ya nyubako ya Trump yubatse ngo ni irimo ibintu by'amahoro ni ibiki, harimo ko ngo ari ahantu ngo azajya yungira abantu bakongera bakunga ubumwe. Donc yubatse inyubako we azajya ngo yungiramo abantu. Noza gukusanya imvugo zose, ukajya ku ruhande rwa Honi, ukajya ku ruhande rwa Trump tuvuge ku giti cye, ukajya ku ruhande rw'aba basenateri ndetse n'abandi bagiye babanjirije bavugaga mu mbwirwaruhame bose, bumva ko icyo bashaka ari amahoro. Bumva y'u Rwanda na Kongo, bumva ko buracya rwose igihugu cyabaye amata n'ubuki, bumva ko buracya, bumva ko buracya M23 yafashwe nk'ibinyange. Ariko ibi biri inyuma y'amarido bishobora kuba ari byo bindi bishobora kuba biteye n'ubwoba, kubera ko niba umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika yivugirwe ku giti cye ko intambara yayirangije, nyuma abasenateri bagasubira inyuma bakavuga ati tugaragaza uburyo intambara imeze, ukuntu bihagaze, tugaragaza uburyo ibihano byafatiwe bamwe mu basirikare b'u Rwanda, ukuntu bimeze. So usanga ni ibintu bimeze nk'umukino. Genda nakubwiye abakina n'uburenganzira bwabo gukina, ahubwo nuko bakina ugasanga ibyatsi nibyo bihababarira. N'urugero nk'umuntu turi kuvuga gutya, ariko mu muturage yenda wa Minembwe cyangwa wo mu kandi gace runaka ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arababaye, abajwe n'amasasu arimo mujyaho atazi niyo biva niyo bijya, bamwe muri bo urumva ababajwe n'icyorezo cya Ebola cyihishe muri zo ntambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Ugasanga abenshi barimo barakina umukino usa nk'uwo kuryoshyanya mu gihe harimo umuturage uri kubabarira hariya. Rero niyo bimana babuze bavuga abanyekongo ubwabo ku giti cyabo nibo bafite umuti w'ikibazo cyabo, cyane cyane Leta ya Kinshasa buri bishatse neza ikibazo cyaba cyakemutse. Ubundi iki kibazo ahubwo ikibazo bitewe na bamwe
mu bayobora Repubulika Demokarasi ya Kongo inyungu ahubwo mbabona ubu kuba nayo M23 yarateye intambara kuriya nabo bagiye ngo bafitemo inyungu hari ibintu bibinjiriza n'urugero twabonye umukuru w'igihugu cyabo Kisekedi Chilombo ashaka guprofita iyo ntambara ari mu burasirazuba agahindura itegeko nshinga sibyo so numve ko ashaka kuri we arumva intambara itanarangira ntagashaka kuva ku butegetsi intambara itarangira kugira ngo yigumire ku butegetsi kugira ngo itegeko nshinga ryananiye abaperezida bose ba Kinshasa sibyo wavugaga mbere birangire warihinduye bishoboka yuko amatora aba suzi ko yavugaga ati ndi kubona amatora atazaba bitewe n'umutekano muke yari nyine yabaye impamvu nyamukuru uko abaturage bahangirikira yagiye avuga ati ntabwo twakora amatora turi mu bihe by'intambara urumva so irazira neza kandi urumva kugira ngo abigire ikintu kiremereye cyane donc we kuvuga yuko inyeshyamba zirimo kumufatana imijyi ziri kumwamburira intara kuko Nord Kivu na Sud Kivu zarafashwe ahita avuga ati twebwe turimo turarwana n'u Rwanda niho handi yavugaga ati abubona ni kokiye ubundi u Rwanda nirwo rurimo kugira gute nirwo turimo kurwana narwo cyane ibi Amerika nabyo yagiye bigaragaza uribuka hari amafoto yigeze kugaragazwa bavuga ngo yafashwe ngo na drone ngo na y'abasirikare b'u Rwanda barimo kwambuka bajya muri Kongo ayo mafoto wayareba ukaba ntumenye n'uwo ari we ibyo byose bagenda babikora ugasanga nyine hari ibyo mu minsi yashize nabonye bari kuvuga ngo ni ibyangombwa by'abasirikare b'u Rwanda wareba nk'ibendera ry'u Rwanda ukabona ntiwamenya icyo gihugu icyo ari cyo kuko byagaragara ko hari amafoto bagiye bakoresha ya AI bagafata ziriya kesi zitwarwamo amasasu ugasanga babyeditinze bashyizeho banditseho ko ari bya RDF nabwo ariko wabireba ugasanga ni bayeditinze oya ntago biba bikabije byeditinzwe na Sudi cyokoze ushobora gucanganyukirwa ntubimenye neza ariko bo usanga uburyo babikoramo usanga rwose nanjye udafiteho ubumenyi ibyo bintu nagerageza ibi bintu rero nkuko wari ubivuze Jean Pierre iyi ntambara yo muri burasirazuba bwa Kongo umuntu ufite urufunguzo rwayo numwe nta wundi ni Kisekedi cyane niwe ushobora kuvuga ngo iyi ntambara irarangiye niwe ushobora kuvuga ngo iyi ntambara irakomeza kandi none wowe ayitwara mu buryo washaka cyane iyo ashaka ko muri iyo minsi bifite ubukana arabikora yashaka ko iba igenza amaguru make akabikora ni ukuvuga ngo wowe niwe biriya byose baba bavuga ngo buri indege ngo bagiye ngo zahe hose za Amerika biriya bajyaga za hariya hose muri biriya bihugu byabahuzaga abazi byari byo hari aho yageraga uriya minisitiri ni Teresa Kayikwamba uriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga hari aho yigeze kujya igihe bari bagiye gushyira umukono ku masezerano aramuhamagara asohoka agiye kwitaba telefone agaruka avuga ati ibyo nayo ngiye gusinya birahindutse ndivumbuye abantu bakavuga bati Nicole yari agiye kwakira yari ya Kisekedi birashoboka ko ibyo yari agiye kumubwira ko ari ukubyanga usa umuntu yakibaza ubundi ubwo ngubwo reka tuvuge ko ari inyungu Kisekedi ari gukura muri iyi ntambara yabasha kuzihara kugira ngo wenda areberere umutekano w'abaturage azihara gute se ubwo ni ukuvuga ko intambara itazigera irangira rero biragoye kugira ngo intambara bitewe n'impamvu nyinshi cyane cyane impamvu za politike mu bukungu uragira ngo azasubire gutwara ivatiri nasubiye gucuruza pizza harya ntabwo waba wageze ku buyobozi nka buriya byanze bikunze ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo umutungo wawe ukomeze utumbagire buriya agomba gukomeza hakabamo akajagari hakabamo akavuyo none se ubu manda ye ntizirangiye harimo kurushaka uburyo itegeko nshinga ryahinduka kandi nabwo nibakomeza kuzarira rirahinduka nirihinduka ashobora no kuzazanamo nuko yemerewe kuyobora mpaka avuye ashobora kubishyiramo kuko we abereka yuko itegeko nshinga riri hariya ritajyanye n'igihe
ryashyizweho n'abazungu n'abazungu n'ababiligi. rigomba rero kuba itegeko Vugururwa, nshinga hakajyamo ibintu rivuguruye bishya. rijyanye n'abakongomani baryitoreye uri kubyumva ibyo byose agenda bibereka akababwira ati ibi byose murimo kubona by'aya makimbirane by'aba bantu bavuga ikinyarwanda bari kudutera ntabwo ari abacu ni abanyarwanda nawe arashaka kuva ku butegetsi ari uko aregakemura ibintu byose namwe mujye mumwumva abanza akemura intambara agirane amahoro n'u Rwanda. intambara uyu munsi niba ufite telekomande ashatse yakanda off bikarangira rero niba amaze imyaka yose intambara imaze iba muri Kongo atarayihagaritse ni uko nta n'icyizere gihari cy'uko azayihagarika. ubu se umuntu ntiyabashimira ra ntiyabashimira ugize neza kudushimira Imana iguha umugisha ahubwo nawe natwe turagushimiye. Yego mwakoze cyane rero ku bana nanjye muri iki kiganiro ndetse tunashimire na Damuke watugejejeho amakuru yo mu burasirazuba bwa Kongo Igoma by'umwihariko. Tunashimire na Ndayizeye Sudi wari uri ku buhanga bw'amajwi n'amashusho tunababwira yuko ikiganiro Rwanda nkunda rwose tuzajya dukomeza kubagererayo tubashakire ibyiza tubashakira amakuru acukumbuye ndetse nababwira ngo uri icyifuzo cyanya bari itegeko turabiteganya rwose ku kiganiro kizigizwe imbere ho gatoya igihe tuzaba twatangiye gukorera ku yindi mirongo bizakunda kandi bizashoboka icyifuzo cyanyu n'itegeko kandi twizeye ko ikiganiro niba murimo kutwereka ko mugikunda turimo gukorera uyu munsi kuri YouTube igihe tuzaba twageze ku yindi mirongo nabwo bizaba akarusho. Reka nshimire Brandine wakoze cyane. Wakoze cyane Sam. Nshimire Jean Pierre. Asante. Na Ndayizeye Sudi ndamushimira nubwo abadafite mikoro ariko nawe abakurikiye cyane nababwira ngo mukomeze mukande subscribe mu kugenda mubitwereka tumaze kugira ku bantu bagera mu 1500 na 50 ahari nkurikije uko ndi kubibona ariko bura studio hari ukuntu ababona imibare yose uyu munsi ubundi munabishatse twara tugeze 2000 ni ikimenyetso rero kigaragaza yuko murimo kudushyigikira kandi murimo gukunda ibyo dukora tubabwira ngo tuzakomeza tubagezeho amakuru yose kandi acukumbuye. Imana y'amahoro ibane namwe ndabakunda.